icy'abahutu n'abatutsi cyo nta kikiriho, abakirishaga bo ni iturufu yashaje, kuko twarabibonye ko ikibazo cyari gihari cyari icy'abanyarwanda bari mu gihugu, buri wese yamaze kubibona. Hari ibintu mwavuzeho muravuga muti kubera iki abahutu ubu ngubu basigaye ari bo agatsiko gakunze, ari bo agatsiko katakigira icyo kavugaho, ugasanga kwibasiye abatutsi cyane. Nabyo nagira ngo ngire icyo mbyongeraho, nuko abahutu bagize igihe cyo kugirirwa nabi, barabahahamura babakuramo umutima, none ubu bamaze kubona ko nyine ntawe ushobora kwivumbura, niyo mpamvu nta kibazo bakibafite. Ikibazo rero ubu ngubu kiri ku batutsi, kuko abatutsi nibo bashobora kuvuga ubu ngubu, bamaze gutahura ko abahutu bagenzi babo bari kurengana. Ushatse kubavugira rero, urumva niba icyo kibazo agatsiko kari karamaze kukirangiza ku bahutu, kakabona ko hari umututsi ushatse kongera kuvugira abo bahutu, uwo nguwo bagomba ko aba ari umwanzi ukomeye cyane wako. Niyo mpamvu mubona bagirirwa nabi iyo bageze imbere y'inkiko, bagomba gukatirwa ibihano biruta iby'abandi, kugira ngo babereke ko ari bo banzi ba mbere bakomeye, kuko bashatse kugarura ikibazo bari bararangije. Ntabwo rero bifuza ko abanyarwanda bareshya, bari bazi ko icyo kibazo bamaze kugikemura. None uwo mututsi ushaka kureshyeshya abantu, ni cya kiganiro Mwema yarahozeho na Padiri, uwo muntu ushaka kugarura kugira ngo abantu bareshye, uwo niwe mugome w'agatsiko. Niyo mpamvu rero mubona abatutsi muri kino gihe bibasirwa cyane, bakagirirwa nabi, bagahabwa n'ibihano bikabije byo kubigirizaho nkana, kugira ngo nabo baceceke nk'uko abahutu bacecekeshejwe. Ikibazo cyabo noneho kirangire, nyine bikomereze umushinga wabo bari bamaze kugeraho. Aho ngaho naho nahakurikiye, kandi nta hantu nagombaga kugira icyo mpavugaho. Gusa icyo nsaba ni uko abanyarwanda twabonyeho twaguye, ayo macakubiri nituyareke, kuko ntaho yatugeza. Kandi muri kubona ko leta y'i Kigali ubu ngubu imaze kubyishimira. Ubu ngubu bisigaye ariyo ya mbere yo gushimagiza Kayibanda. Kayibanda ejo bundi yari yarabakuye mu gihugu, none ubu ngubu niwe bababaje. Ubwo muzumva ko na Habyarimana mu minsi mike bazamutaka. Umuntu uri kuririmba iyo ndirimbo rero yigana Kigali, narekera aho ngaho. Niba yumva ko ari muri opozisiyo, narekera aho ngaho, kuko uwo mutego we ashaka kugwamo, abatabibona ubwo nyine nuko badafite amaso. Twebwe rero ducanye ku maso, twarabibonye ntawe ushaka kugwamo. Dukomeze tujye imbere, ubumwe bwacu nibwo buzadusubiza mu gihugu cyacu, nibwo buzatwubakira. Tugarure umuco twahoranye, tugarure umuntu twahoranye, ubunyarwanda twahoranye, ayo macakubiri azasubire aho yavuye.